amafaranga uyu munsi rwose arabona umugabo asiwe. Se umunsi wamugana amafaranga ndiyakure hera. Sinibuka ko ari umugabo wambwiye ko mushakira ikibanza. Ikibanza ukeneye nakibonye ubwo ngiye kuri cyo burano uko namuhamagara. Ubu ngubu afite gahunda kugira ngo muhamagare, ariko reka nze muhamagare kugira turebe. Kumva ko uyu munsi ko nayabona tu. Ubukene bumeze nawe kabisa. Sawa ubwo arayifatara. Allo boss. Bimeze bite? Wari ufite gahunda se ko cya kibanza ko nakikubone? Gahunda se suzi ko nari narayikubwiye, gahunda ni yayindi ndacyayise. Mbaye ikibanza rero cyo nakibonye. Kiri ahantu heza si ku muhanda. Umva nakuboneye byinshi nyine uraza wihitire murebe. Hariho umwanya wo ndawufite. Wana nukuza rero nukuza uza amafaranga kabisa. Amafaranga yarahari kabisa. Sawa no boss ntacyo nyine ubwo tubonane mu kanya. Ako nyine waza ukansanga no kuri ya centre nyine tukajya kubireba. Okay, sawa sawa. Umva uyu munsi yo rwose ura boss ngo mbe nyamukure hari amafaranga rwose. Umva inzarira yitishira rwose. Oh no! Ubungubu ari ko yica gahunda si santere yari yavuze duhureremo. Naha ngaha gira tumuhamagare twumva hano yaba ari abantu nk'abariya sinzi nta gahunda bagira se. Kumamagara uvugishe wumve. Arankubye se nongere numve ko wagira nta gahunda afite. Abakomisiyoneri b'iyi minsi si karabatekanye. Mubaze na n'ubu ntayifata. Halo komisiyoneri ya santire ko nayigeze mora uri he? Nyaruka nahageze kare kabisa. Nabanguka. Sawa. Dore icyuye nakuva hano hafi rwose. Oya umva nanze kwikina nuza gahunda twagiranye. Bose umva wadu. Bananze kwisha gahunda rwose. Ubonye ukunda jera yaranguye. Baba we. Yaranguye. Bose ariko bimeze neza. Neza ntareba ariko wadukereje. Nyine nukunyanganira kubera ko kumva hari undi mukiriya twari kumwe. Nawe nyine ukumva yarashaka inzu nyine. Ufite ibiraka byinshi wowe. Cyane nyine wese kandi by'abakomisiyoneri biki kugira ngo utugeze kuri kibanza turebe. Natwe tujye mu kandi kazi ubundi dukomeze gahunda. Umva ndirukansa ariko narifite. Umva ngo tuhagere ni hari haruguru naho tuhagere. Tugezeyo turebe. Tugezeyo tuhagere. Rwose ibanza byo bira. Yewe.
Ni heza cyane. Ndi kubona rero turi kukigeraho. Rero urabona ko ikibanza ko twari tukigezeho. Ni iki ngiki? Ni iki ngiki. Mbara kino gifite kangahera? Metero kare na 46. Hafi aho. Kino kibanza banza ari kinini ariko iri kugaragara ku maso ko ari gitoya. Oya ni kinini wacu. ni kinini ariko hari areba. Dore ugiye gutya ugatambika gutya ukongera ukamanuka kuri ukubona ko ari hanini cyane bose. hanini ariko uraza ano mazi ari kukinyura inyuma. Amazi ari kukinyura inyuma. Wazashiduka watembanye n'ibyawe byose bose. Kubera ko ushaka kubaka se hariya wazashiraho amabuye. Ugomba amafaranga. Kubaka nyine neza. Yari yakubyashaka ikibanza ntago wumvishe. Kiri ahantu heza ameze neza. Nese iki kibanza amazi ansenyere koko. None iki kibanza se burameze. Ikiwari. Iki cyari kiza nyama. Iki nagishima kubera ari amazi. Amazi yazansenyera. Mbona yafite ikindi cya kabiri tugende ngibereke hariya hirya. Koreka turebe icyo ngicyo naho kino cyo hafi rwose. Agiye kutwereka turebe niba hakuno ni kwa ni dore ngiki hano ntago ari kure batambika ukamanuka ukongera ugatambika ukaza urukona ko ari kinini kino kibazo rwose kiziki kabisa nari burebye reba ubona ko danare bukoze burya ukamanuka ukatambika bose kino kibanza cyo ni sawa. Urabona hariya gifite n'umwero nubwo tugiye kukizacyubakamo inzu. Ninzu hano kubona ko yabari neza subona izindi kuntu zubatse. Oya bibiri no kuganira. Nawe yakajya hano ni ku muhanda hani ibintu guparika no mu rugo. Wajyuza imodoka ya mu gipangu usohoka mu muhanda ibintu bigahita bibasawa. Kandi kigaragara hari n'umutekano. Ni sawa ni sawa. So ubibona ndeba abagenzi bawe. Ngwira muri bagenzi bawe. Ngwino kugaragara kabisa. Ikibanda twatugishira. Ahubwo boss ari kwibaza ati turishura tutamenye metero zacyo. Metero se upima metero ntago ari kibazo. Nyine go okay ubwo ngubwo nyine ubundi cyari gifite metero 20 kuri 30. Ngo ariko twanabisubiramo. Gipimo bitwereke naho wakishira ibintu tarebye. Ariko bari abantu mbona ku murima wanje bari kumara iki kandebera ko mbona bari gutera imetero murima wanje bimeze bite kanze ndebe mbegere numve gahunda zawo. Rero kuva nyuma yo kubona ikibanza ko turangiye kugipima byose mubonye karisa ikibanza byo tibonye ko biri kugwamo rwose. Ni sawa murashimye twashimye ariko ntago twagura ikibanza kitagira icy'ubutaka. Oya ibyo ngibyo byo birahari ibyo by'ubutaka byose nawe se bagurisha ikibanza kitagira icy'ubutaka. Ubwo nibyo tugiye kurikizaho. Ahubwo nyine ubwo ngubwo gikurikiwe no gushaka nyiri umurima ize muraziranye. Ahubwo dore ngo ahubwo yaje umusaza niko ko mbona muhagaze ku murima wanjye muramarikisha muramariki. Uyu murima rero tuzanye n'umukonsirineri tubiye ku murima ru urukumva baba kiriya nari mbakuzanye abaye bakiriya sho abangaba bana biki gihe mwabaye kisha
wabwiye ko muzadira abaguzi ceceka sha wanyana yimbwa wenge nira gutuma umuguzi sha nija gumbira ko ndi kugurisha ibyanyu ase muzotangiye kuri kare wagicucuwe nkiyame bikabi gatatu ku murima wanjye n'undi munsi ntabwo ndi kugurisha reka muze ibyo rero ibyo bintu ntabwo njye mbikunda ko nyine ejo bundi mumpira nakubwiye ngo iki gusa wewe muze bashitoka mumpira bisaza by'iki gihe tuzi ko abakomisiyoneri bamwe babaye n'ibyari ihangane umusara wabona urangije uranganya yimbwa ati urandebera abakomisiyoneri ihangane kure urumva akabara kaje namwe ntabwo muri beza rwose uya twe nta kibazo cyacu rwose turakwegwe tugukorera iki byose umusara rwose arabangije ihangane rwose ndebera hano ko nta gisebe gihari di ahangaha nta reka nkubwire mbamwa uriya mukayitasi w'umwana ntabwo tuzakiranuka rwose ihangane rwose musaza umurimo wanjye nanjye ariyimbwa ariko namwe rwose warabimubwiye twabize ngo yakigwa rwose ihangane pe ihangane mureka nigendere urambona rwa rusaza rw'ibikote bibi inyana zimbwa gusa ibisaza by'iki gihe byajya birimenya urabona ngo kinkura amata ku munwa sha ntabwo sinanibonera bari bafite n'amafaranga ariko kiriya gisaza sha umva kirambabaje umva rwa rusaza ruramemukiye mva muze njye kwereka ikindi kibanza